Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, gukomeza. Undi muzungu w'umudage we kugira ngo agaragaze ku buryo budasubirwaho ko abatutsi ari ubwoko bwihariye, mu gitabo cye avuga ko abatutsi ntaho bahuriye n'abandi birabura, yanditse agira ati: abatutsi si abirabura, birashoboka ko iyo biherereye bavuga ururimi rwabo rwa kavukire. Ibi byo biratangaje. Ururimi abantu baba bakoresha mu bwihisho rwaba rubamariye iki? Dushingiye kuri ibi byose tumaze kugaragaza, abanditsi b'abazungu banditse bakimara kugera mu Rwanda. Muzehe Muzungu Bernardin asobanura neza ko iki gitekerezo cy'inkomoko z'abanyarwanda zitandukanye cyazanywe bwa mbere n'umuzungu twakwita umugenzi cyangwa umushakashatsi, explorateur cyangwa explorer, witwaga John Hanning Speke. Uyu mugabo w'umwongereza akaba ari we wa mbere wageze ku kiyaga cya Victoria mu Kuboza mu 1856. Akaba yaragamije kumenya aho isoko y'uruzi rwa Nili iherereye. Muzungu yifashishije inyandiko y'umwanditsi w'umuzungu yitwa Jacques Delforge, iri mu gitabo cye cyitwa Le Rwanda tel qu'ils l'ont vu, yanditse mu 1942, agaragaza inyandiko Speke yanditse avuga ku batutsi, aho yagiraga ati: mu mwaka w'1861 Speke yarageze mu gihugu cy'umwami Rumanyika yise Karagwe. Icyo gihugu cyari mu duhugu dutatu twitwa Rundi, Rwanda na Kicaca Gisaka. Avuga ko mu Rwanda yahabonye imisozi miremire igera ku bicu, agereranya ku burebure bwayo bugera kuri metero 300. Speke yanditse amateka y'icyo gihugu cy'u Rwanda, uko umwami Rumanyika yayamubwiye, ndetse nawe yishyirira hake kuko atigeze agera mu Rwanda. Speke yarangije inyandiko z'urugendo rwe atanga ibisobanuro ku byerekeye amoko y'abantu batuye muri Afurika. Muri ako karere yahasanze abantu basa nabo ku ihembe rya Afurika, bamwibutsa amoko y'abantu bitwa Abahamite, Abahima. Aho niho yakuye rya hame ry'uko abatutsi bakomoka muri Etiyopiya. Biragaragara ko aba bazungu bose banditse biriya bitekerezo bitandukanye, bose bagendeye ku by'uwababanjirije ari we Speke. We yanditse nta bushakashatsi na buke akoze, akabyandika ari ibitekerezo bye ku giti cye, nyuma byamara gushyikirirwa n'abakoroni baje bamukuriye bikarangira bibaye ihame ridakuka. Birashoboka ko ariyo mpamvu n'abirabura baje kwandika amateka y'aka karere bakomeje kugendera ku bitekerezo by'abazungu. Ahari kubera ko nabo ariko bari baramaze kubyemera se, cyangwa se kuko bitari byoroshye kubavuguruza, dore ko n'ibitabo bifashishaga ibyinshi byanditswe n'abakoroni cyangwa se abihaye Imana. Uretse kandi inkomoko bavugaga ko zitandukanye, bityo bigatuma ngo n'amoko y'abanyarwanda atandukana. Aba bazungu bashingiye no ku gihagararo, nyamara umwanditse Mire Mworoha asanga nta wakwifashisha uburebure ngo yemeze ko abantu batareshya bafite amoko atandukanye. Akomeza avuga ko impamvu abazungu baje bemeza ko abatutsi muri rusange ari barebare
ari uko bajyaga gusa ibwami no ku batware bakomeye, aho imibereho yabo yabaga itandukanye n'iy'abaturage basanzwe. Imirire, gushyingirana hagati yabo. Dufashe urugero nko mu Rwanda, Nyiraburunga na Nyiramparaye, abagore ba Rwabugiri bari babyarabe, bityo abo bahuraga nabo babaga ari barebare gusa, bakumva ko Abatutsi bose ari barebare, nyamara benshi muri bo, abenshi bari mu byaro ari bagufi nk'abo abo bazungu baje bita Abahutu. Anemeza ko no mu Burayi ariko byari bimeze, kuko imiryango yavagamo abategetsi icyo gihe yabaga izwi n'abantu barebare. Nanone kandi Alegisi Kagame avuga ko ngo Abatutsi bageze mu Rwanda nyuma, ngo akaba ariyo mpamvu ari bakeya. Nyamara ibi nabyo bibeshyuzwa na Nduwayezu, aho agira ati: uwamaraga inka wese yafataga isuka, uwamaraga inka wese yafataga isuka. Nicyo cyatubuye Abahutu, maze Abatutsi bakaba bakeya, kuko kuzamuka mu rwego rwo hejuru bigora, ariko kumanuka bikoroha cyane. Akomeza nibaza impamvu hari abemeza ko Abatutsi bavuye muri Etiyopiya, kandi icyo gihugu gituwe n'amoko agera kuri 70 atandukanye mu mico no mu mibereho, ku buryo harimo n'abasa n'Abanyarwanda. Maze akavuga ati: ubwo ahubwo twavuga ko Abanyarwanda bose baturutse muri Etiyopiya, cyangwa se ko abo muri Etiyopiya baturutse muri aka karere k'ibiyaga bigari. Bityo rero ikigaragara ni uko imiterere y'Abanyarwanda, aba banditsi bose bavuga ko itandukanye, kandi n'uburyo bwo kubaho ndetse ngo n'imiterere y'ubukungu bwabo ikaba bitandukanye. Guhiga no gusoroma, guhinga ndetse no korora bigendanye n'inzego Abanyarwanda barimo mbere y'umuzo w'Abazungu. Abatwa basigaye inyuma cyane, Abahutu bateye imbere gahoro, hanyuma Abatutsi bateye imbere cyane mu mitekerereze no mu mibereho. Plus civilisé, more civilized, ngo bitewe n'uko bavuye mu majyaruguru ya Afurika, ngo bashobora kuba bafitanye isano n'Abazungu. Abazungu banditse ibi kandi babifata batyo, nk'aho wagira ngo basanze aribwo u Rwanda rukibaho, ubwo bandikaga aya mateka yarwo mu kinyejana cya 19. Ikindi kandi ko abo banditsi bavuga ko Abatutsi ngo bazanye n'Abakushite, Abahima ndetse n'Abamasayi, kandi na n'ubu Abahima n'Abamasayi bakaba batari kure y'u Rwanda. Ni gute Abatutsi bo mu Rwanda bataye umuco w'abari bene wabo bose wakagombye kuba ari wo mwiza, kuko ari bo bavukiyemo, maze bagafata uw'abandi basanze mu gihugu hose uko wakabaye? Kandi ese ni gute bari gufata ururimi rwabo basanze bakanabayobora, bakanabaha umuco wo korora inka, ndetse ubu Abatutsi bakaba bazi Ikinyarwanda nk'abandi Banyarwanda, harimo abagufi gusumba Abahutu. Ikindi tutakwirengagiza nuko mu rwego rw'ikoranabuhanga, tekinoloji, iyo hagize ukopera cyangwa agatira undi bumenyi, abutirana n'ijambo ryabugenewe. Muri aba banditsi bose bavugaga ko mu Rwanda hari amoko atandukanye mu bushakashatsi bwabo, nta wigeze agaragaza amagambo yihariye y'ururimi rwavugwaga n'Abatwa cyangwa Abatutsi. None ubu akaba yarazimiye, dore ko ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa mu Rwanda rw'ubu n'Abanyarwanda twese, ngo rwitirirwa Abahutu. Ibi umwanditsi wo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, Sindayigaya, mu gitabo cye nawe abyibaza muri aya magambo: bishoboka bite ko Abatutsi bari kuzana umuco wabo nta rurimi bihariye bakoresha? Abadage bamaze imyaka 20 gusa mu Rwanda no mu Burundi, kandi bakaba batarigeze bivanga n'abaturage. Hari amagambo bahasize, kugeza ubu turacyabita Abadage, kuko abantu bakundaga kubumva bavuga ngo guten Tag mu rwego rwo kubasuhuza, naho ibirayi byazanywe n'abo Badage ubu tukaba tubyita ibitofanyi, cyane cyane mu Burundi, bikomoka ku ijambo ry'Ikidage Kartoffeln,
ndetse n'imyenda yavaga i Burayi na n'ubu iracyafite amazina yabo Badage bayitaga. Birashoboka bite ko Abatutsi bari baje ari bo bateye imbere mu mibereho no mu bitekerezo nk'uko umwanditsi Padiri Kagame na bagenzi be y'abihaye Imana babivuga, maze bakemera gutakaza umuco wabo uteye imbere, meilleure civilisation. Meilleure civilisation, maze bagafata uw'Abahutu civilisation bantu, kandi ari wo wari ku rwego rwo hasi, bakabikora ku bushake bwabo, maze ubu bakaba nta dusigisigi na duke tw'umuco wabo basigaranye. Ikindi abantu bose bazi neza nuko ari ubumenyi bwo gucura ibikoresho mu byuma, technologie de fer, iron technology cyangwa mumpu, nta na kimwe cyari umwihariko w'Abahutu cyangwa uw'Abatutsi, kuko nk'uko turi bubone ubwo bumenyi bumaze igihe kinini kurusha inzego z'imibereho y'Abanyarwanda zariho kera, Abatwa, Abahutu n'Abatutsi. Ikindi cyadutera kwibaza niba ibi tumaze kubona byerekeranye n'inkomoko z'Abanyarwanda hari agaciro bifite, nk'uko aba bazungu babyanditse nabo banditse ko mu myaka myinshi cyane mbere ya Yezu, période préhistorique, préhistorical period or times, bigaragara ko kuri ubu butaka bwaje kwitwa u Rwanda nk'igihugu bwari butuyeho abantu. Ibi bigaragazwa n'ibikoresho abo bantu bakoreshaga byavumbuwe hirya no hino mu gihugu, nk'uko tugiye gukomeza tubisobanura. Kuri iyi ngingo ariko, mbere yo kugaragaza ibyanditswe n'umupadiri Roger Hermans n'abandi barimo Louis de la Cagère, ni byiza kubanza kwibutsa ko mu mateka habagaho ibice bibiri. Igice cya mbere ni igihe mbanziriza amateka. Iki ni igihe umuntu atarazi kwandika cyangwa gusoma, ku buryo kumenya imibereho y'icyo gihe bitoroshye. Niyo mpamvu kugira ngo bagire icyo bayimenyaho hifashishwaga ibikoresho yakoreshaga icyo gihe, kandi hagakoreshwa ikoranabuhanga rihanitse. Icyo gihe gituruka kuva umuntu yaba ku isi kugera mu mwaka wa 2003 mbere ya Yezu. Igice cya kabiri ni igice cy'amateka nyirizina. Iki ni igihe umuntu yari amaze kumenya kwandika, bityo kumenya imibereho n'amateka ye bikaba byari byoroshye. Iki gihe gituruka mu 3000 mbere ya Yezu kugera ubu. Roger Hermans agendeye ku bikoresho byavumbuwe n'abashakashatsi kandi byapimwe mu malaboratoire, laboratories akomeye, yagaragaje ko u Rwanda rwari rutuwe kuva kera cyane. Mu bikoresho bya mbere umuntu yifashishaga, iby'ingenzi byari bikoze mu mabuye yagendaga ahindura ishusho ndetse n'ubunini bitewe n'uko yagendaga yiyungura ubwenge. Azwi ko yakoreshejwe kera cyane kurusha ayandi n'ayagaragaye muri Tanzania hitwa Old Way. Aha yari amabuye asanzwe umuntu yapfaga guhonda ku cyo akeneye kugeraho. Tuvuge nk'urubuto ruri mu giti kure, yahondaga ibuye ku giti, rwa rubuto rugahanuka cyangwa igiti kikagwa, maze akabona akarushyikira. Amabuye yakoreshwaga kuri ubu buryo bavugwa ko amaze imyaka iri hagati ya 2,000,000 n'imyaka 500,000, kandi ngo yabonetse muri Ethiopia, Tanzania ndetse no mu Bugande mu kibaya cy'Akagera hafi y'umupaka w'u Rwanda. Uyu mwanditsi akomeza agira ati, ubu bushakashatsi bukomeje gukorwa neza cyane cyane mu bibaya by'uburasirazuba, maze hakagira ibikoresho nk'ibyo bihaboneka, byaba bigaragaza ko nta gushidikanya ko u Rwanda rwatuwe n'umuntu akimara kubaho. Nyuma y'ibikoresho bisa n'ibyo tumaze kuvuga haruguru, umuntu yatangiye kunguka ubwenge, maze atangira kumenya guconga ibuye no kuriha ubugi.
ariko rikomeza kuba rinini nk'irya mbere. Ibikoresho nk'ibyo ubushakashatsi bwerekana ko byakoreshejwe hagati y'imyaka 500 n'ibihumbi 100 mbere ya Yezu. Mu Rwanda nta byahabonetse, ariko ahitwa i Nyarunazi mu Burundi hafi y'umupaka w'u Rwanda ubushakashatsi bwarabihabonye. Ibi bikoresho byitwa Aquelin kubera ko ibuye rya mbere ryabonetse risa n'iryo ryavumbuwe ahitwa Saint-Aquel ho mu Bufaransa. Ibi bikoresho bikaba bigaragazwa n'aya mafoto akurikira. Ibindi bikoresho byakoreshejwe nyuma y'ibi bizwi ku izina rya Sangoen Lupembien, kubera ko ibya mbere bisa nabyo babisanze ahitwa Sango muri Uganda n'ahitwa Lupembo mu majyaruguru ya Angola. Ibi nabyo bisa n'ibyo tumaze kubona, uretse ko ibyo byari bitoya. Abashakashatsi bemeza ko byaba byarakoreshejwe hagati y'umwaka w'ibihumbi 100 n'ibihumbi 20. Mu Rwanda rero byagaragaye cyane mu cyahoze ari Butare ahitwa Rubona, Ruhashya, Bweya, Muyaga, Dahwe, Nyange n'ahitwa Gisanza. Ahandi byagaragaye ni Kavumu, Gitarama, Rutongo, Buremera, Mpira, Kayumba na Cyoko. Mu cyahoze ari Kigali ngari ni Nyarubuye, Kibungo, Nyabwari na Muhororo, Byumba. Guhera mu myaka y'ibihumbi 2020 umuntu yatangiye gukoresha udukoresho duto dukoze mu mabuye kandi dufite ubugi bushobora guconga ayandi ndetse no gutema ibiti. Utu dukoresho tuzwi ku izina rya Magosien, kuko udukoresho nk'utu batubonye bwa mbere ahitwa Magosi muri Uganda. Mu Rwanda rero utu dukoresho twahabonetse ku bwinshi. Twavuga nk'ahitwa Irutonde na Rwankuba mu yahoze ari Kigali ngari, Rugarama mu Bagambira, Kibungo, Kariza na Mwangogo, Byumba, Gicumbi, Ntendezi na Ruhima, Ndyarya, Cyangugu. Uyu mwanditsi kandi yongeraho ko muri iki gihe abaturage ba Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi biberaga mu mashyamba. Guhera mu myaka y'ibihumbi 15 mbere ya Yezu abaturage bari mu Rwanda ngo bari bamaze kumenya gukora imiheto. Imiheto yakozwe icyo gihe mu Rwanda yabonetse i Nemba, Ruhengeri, Gakenke, Kajumbura, Byumba, Gicumbi na Mibirizi, Cyangugu. Kuva mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu bigaragara ko mu Rwanda hari hatangiye gukoreshwa ibikoresho bishya. Ibikoresho bikata ndetse n'utubuye duconze neza kandi dufite ubugi. Aho byabonetse mu Rwanda n'ahitwa Gashiha, Bunyambiriri, Gakamba, Kibumbwe, Remera, Kibungo, Ngoma, Rutete na Rwabayanga, Kigali ngari, Bugesera, Nyagasheshe ya Byumba, Nyundo ya Gisenyi, Kagogo ya Ruhengeri, Bijyojyo ku Kibuye ndetse na Karondo mu karere ka Ruhango. Guhera mu myaka igihumbi mbere ya Yezu kugeza mu gihe cy'ivuka rya Yezu ni igihe abashakashatsi bise igihe cy'ibikoresho by'ibyuma, kuko aribwo umuntu yaretse gukoresha ibikoresho bikoze mu mabuye maze atangira gukoresha ibicuzwe mu byuma. Abashakashatsi benshi kandi bemeza ko nta gushidikanya ko aribwo ubuhinzi n'ubworozi byatangiye mu Rwanda. Uretse Roger Hermans, abandi barimo Grunderbeck,
na Roche hamwe na Dutrerepont mu gitabo cyabo bise Métallurgie ancienne du Rwanda et du Burundi, nawe wemeza ko ari muri iki gihe hamenyekanye ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, kubera ko mu bushakashatsi bwabo bigaragara ko ahitwa i Remera Butare havumbuwe amenyo y'inka bayapimye basanga yarahabaye hagati ya 220 imbere ya Yezu na 30 nyuma ya Yezu. Nyamara banditse ku nkomoko ngo zitandukanye z'Abanyarwanda bo bavuga ko ubworozi bwazanywe n'Abatutsi mu kinyejana cya 10 hanyuma cya 10 nyuma ya Yezu zizanywe n'Abatutsi. Ku byerekeye n'ubuhinzi nabyo bigaragazwa n'ibikoresho byakoreshwaga mu icyo gihe birimo insyo, isekuru bigaragara ko byabayeho mbere ya Yezu. Ibyinshi mu bikoresho by'icyo gihe abashakashatsi Grunderbeck na Roche hamwe na Dutrerepont ari byo babashije kumenya neza igihe byabereyeho nta gushidikanya. Ibyabonetse ahitwa Gasiza muri Gitarama byapimwe muri laboratoire ya Hanovre mu Budage, byagaragaje ko byabayeho hagati y'umwaka wa 685 na 85 mbere ya Yezu. N'ibyavumbuwe i Rutare mu yahoze ari Byumba Gicumbi basanze bimaze imyaka iri hagati ya 225 mbere ya Yezu na 30 nyuma ya Yezu.